buriya cabinet yuzuye abadogiteri bareze batanu. What does PhD holders do in a political cabinet? baba bagiye kwera iki? aba PhD holders barenga batanu bakagombye ko bari bakora muri research cyangwa bari ari laboratory. Cabinet se ni laboratory? Nose tuzavumbura imiti ryari? Tuzavumbura ibindi bintu byadufasha ryari? Mu gihe dufata abahanga bacu tukabajyana muri politiki. Ntabwo bisaba PhD kuko ni akazi kari mu myanya ya politiki y'ubuyobozi gasaba PhD gahari. Rwabugiri yategetse iki gihugu neza nta PhD ahari, nta na masters afite, na segonderi. igihe ikibazo cyanjye ni dushingiye kuri Rwabugiri kugira ngo tuvuge yuko abayobozi badakwiye kwiga? No, biga. Ariko kuzana PhD holders baretse batanu muri cabinet, is it a cabinet cyangwa a think tank? Tuzakomeza dukene, tuzagumana politiki nk'izi, tuzakomeza ubucuruzi butazamuka, tuzakomeza dukene. Kuko urumva hari abantu ntabwo bari aho bakagombye kuba bari. mu Rwanda aho si bishe umukozi wa RIB bamuteye icyuma mu mutima. Ariko urumva uwo ni umukozi wa RIB, so atandukanye na general. umukozi wa RIB bamugereranya na general. Imana isize ibintu umwe ariko birakaze. General aguze general. Man, uzi ko general yajya mu ishuri akiga akagira PhD, ariko PhD holder byamugora cyane kuba general. I agree. General na perezida bamutinya. Ariko ibyo ni ibiki? General. Do you know that most soldiers, uzi ko abasirikare benshi bakora igisirikare cyabo kuva mu busore bwabo bakarinda basaza batageze ku ipeti rya general? Urabageranya n'umukozi wa RIB batereye icyuma muri karitsiye. Wanyuze kukubwira ko insecurity haba hari ibintu ngo birakaze, nanjye niba ari icyo bazaniye kafata. Umuntu udatiye nawe buriya ni we manini. Uraseka general. Nta nubwo bakwiye kumuvuga ngo useke, wakagombye guhinda umushyitsi. General. Bongeye kwirirwana amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora. Tubifuriza intangiriro z'icyumweru nziza. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu Bob Mugabe. Bob, tuguhaye ikaze nanone iwanyu. Murakoze, murakaraba. Urakaraba cyane. Nawe twifurije intangiriro z'icyumweru nziza. Thank you very much. Uyu munsi Bob, ndashaka tuganire ku kintu gikomeye cyane kuko gikeneye analysis yawe nk'umuntu tubana kandi twizera ko duha ibitekerezo bidufasha mu buzima butandukanye. Hari u Rwanda turimo, ni igihugu gifite uko kiri kandi gifite n'ibyo cyakoze ngo kigere aho kiri, ariko baravuga ngo nta byera ngo de. Nk'ubu cabinet iriho rishafu yabaye ejo bundi, yego, nayo nyifiteho akabazo. Buriya iriya nabyo ndabivuga kuko byose birajyana. Birajyana. Buriya cabinet yuzuye abadogiteri bareze batanu. What does PhD holders do in a political cabinet? baba bagiye kwera iki? aba PhD holders barenga batanu bakagombye ko bari bakora muri research cyangwa bari ari laboratory. Cabinet se ni laboratory? Nose tuzavumbura imiti ryari? Tuzavumbura ibindi bintu byadufasha ryari? Mu gihe dufata abahanga bacu tukabajyana muri politiki. Ariko if you fail to plan, your plans fail. None se udafasha abahanga ngo gufashe mu gushyiraho gahunda nziza zashyirwa mu bikorwa zite? Gahunda nawe wa planning. Cyo tubakeneye bare ni ubushakashatsi, kutumenyera ibyo tutazi, kubihereza umurongo, kutuyobora. Ubushakashatsi bwabo nibwo abanyapolitike bagashingiyeho bakora policies. Abagakoze ubushakashatsi bagiye muri cabinet kwenda yiki? Cabinet ni akazi kariyo.
kabineti nta kazi kariyo, nta kazi kariyo. nta kazi kariyo gakomeye cyane ku buryo baba bariyo bagakora. Uri nka minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi gasaba PhD, nta kazi kari muri politike gasaba PhD. Ntako, nta kazi ko muri politike no kuba perezida ntabwo bisaba PhD. ntabwo ibyo ntabwo bisaba PhD kuko nta kazi kari mu myanya ya politike y'ubuyobozi gasaba PhD gahari. Rwabugiri yategetse iki gihugu neza, nta PhD ahari, nta na masters afite, na segonderi. igihe ikibazo cyanjye ni dushingiye kuri Rwabugiri kugira ngo tuvuge yuko abayobozi badakwiye kwiga, no biga, ariko kuzana PhD holders baretse batanu muri cabinet, izite cabinet cyangwa think tank? Legend Mugabe. Oya, you cannot build a cabinet y'aba PhD holders usuri urakora. None se abazagukorera ubushakashatsi ni bande? None se ni ukuvuga ko abantu bari undergrad n'abafite masters nibo bagiye gukora research noneho zinforming aba PhD holders kugira ngo bakore policy. Ibyo si n'ibiki, ayo ni amacuri. Ariko uzi impamvu babahereza imirimo bakemera? Nuko muri politiki ariho barya, ahandi muri research nta mafaranga bafite. So government should invest in research niba dukeneye gutera imbere. None se bafate undergrad ariwe bagira minisitiri Cyane. abe boss wa PhD holder. Ikibazo si ubu boss, ahubwo PhD holder ubushakashatsi aribwo ahereza uyu mu undergrad abishyire mu bikorwa. Nta kindi. Muzi minisita akora iki? Minisita nta mwiko afata. Minisita nta nubwo ari umutekinisiye. Umuntu uba ukuriye abatekinisiye muri minisiteri aba ari PS. Minisita is a political position. Political position ni ugushyiraho amapolisi no kwamendinga polisi zidakora. So, kugira ngo polisi ishoboke ni uko iba iri informed n'ubushakashatsi bukozwe n'aba PhD holders, or nibo bagiye muri cabinet. Tuzakomeza dukene, tuzagumana politiki nk'izi, tuzakomeza ubucuruzi butazamuka, tuzakomeza dukene. Kuko urumva hari abantu ntabwo bari aho bakagombye kuba bari. Iryo ni ryo jambo ryiza nkuzi. Hari ubwo nanjye mvuga ijambo nkongera kuritekereza nkumva ari ryiza. Abantu ntabwo bari mu myanya bakagombye kuba barimo. Ntabwo bari mu myanya bakagombye kuba barimo. Ugasanga a medical doctor bamugize minisita. What are you doing? Ariko hari igihe ushobora no kuba minisitiri w'umutekano udafite n'iyo medical doctor, ahubwo ufite DNA y'igihugu no kumva ibintu mu buryo butandukanye bitewe wenda n'imyanya itandukanye. Bavuze ni muri wundi uri kuvugira. Ntabwo mvuga yuko ntabwo mvuga yuko a PhD holder adashobora kugira political ambition. Do really these people in the cabinet bafite ama PhD, do they really have a political ambition? I highly doubt. Bariya ba minisitiri bafite PhD. Nakutanga nk'urugero nkande. Sana cabinet yose ifite PhD. Benshi bafite PhD, yaba ari minisitiri w'ibidukikije afite PhD. Bariyo barakora iki? Minisitiri w'umurimo afite PhD, we yasimbuye Bayisenge afite PhD, Minisitiri Biruta afite PhD. Oya n'uyu nguyu w'umuryango ngo n'uburinganire. W'umuryango n'uburinganire nyine yari Dr Valentine, ajya mu bidukikije. Harimo umuryango n'uburinganire uhabwa konsore wahoze muri RPO, nta PhD afite. Hari undi nyine harimo Dr Sanzabaganwa, niba ari Sanzabaganwa. Harimo reka nkubwira mu babaye appointed ejo bundi. Harimo Dr Uwamariya Valentine. Uwo afite PhD. Afite PhD. Mu biki? Afite PhD. Harimo Dr Vincent Biruta afite PhD. Harimo Dr wa wundi wahoze muri Jeanne d'Arc Mujawamariya. Afite PhD. We babaye kuyobora iki? Bamuvanye ari muri Mifotra, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, ava muri Minisiteri y'Ibidukikije.
ayobora umurimo ari muri ari PhD holder. ari PhD holder. Komeza abo ni abadogiteri batatu Eh, n'abandi abandi n'abagiye bavaho kuko Murangwa Yusuf nta doctor afite se wabaye minisitiri muri Minecofin asimbuye ahubwo Dr Uzziel Ndagijimana, n'abasimbuwe harimo n'abadogiteri barimo PhD holder muri minisiteri y'umurimo harimo professeur ahubwo Bayisenge. she's a professor. She was a professor. She's now a professor ariko she no longer works in Mifotra. ariko n'ubundi bari baza je sinumva cabinet y'aba PhD holders. I'm sorry, this is my opinion. Je ntabwo je numva PhD holders icyo baza gukora muri cabinet, ahubwo nabo birukanye reka babirukane ubundi se bajyaga bari babonye akazi ese si ngo uzabona umurimo babashe guteza imbere umuryango wawe n'abawe. biriya bintu bituma Afurika tudatera imbere. Reka ngaruke buriya urabona ibintu ngibi ni bwo kuvuga byo guteza imbere abasoreshwa, businesses mu Rwanda, policies zigenga ubucuruzi, policies zigenga investment and ishoramari, policies zigera ku protection y'abacuruzi no kugenga umurimo muri rusange. Ibyo byose byagashingiye ku bushakashatsi bw'aba PhD holders. None biri mu myanya y'ubuyobozi, none bo bibereye mu myanya y'ubutegetsi. urugero abatekinisiye ni bake, abapolitisiye ni benshi. Ikibazo abanyapolitike baraza kuvoma mu batekinisiye. That's unfair. Ibyo ntabwo byatuma dutera imbere kuri njye niko mbyumva. Ariko nanone ntekereza ko muri iki kibazo cy'ubucuruzi, muri ibi bintu byo kugira, of course u Rwanda ari aho tuvuye n'aho tugeze, ntabwo twari tumeze uko twari tumeze imyaka 10 ishize mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Ntabwo ubucuruzi bwari bumeze gutya. Abantu benshi yego barataka yuko batari protected, ariko byibuze batangiye guhugukira ubucuruzi. Sometime back 25 years ago, quartier Mateus na quartier commercial barafugaga saa sita bakajya kurya, n'abantu bose bakora muri banki bakagenda tukaza kugaruka saa 8. Abayobozi bose tuza kubashaka ngo ntibahari, ukabona ntabwo. Ariko ubwo urabona n'urubyiruko n'umusore n'inkumi birukangira kwihimbira imirimo, byibuze bagahura n'ibibazo bagataka, nanjye nkabivuga uko mbivuzeho gutya, ariko byibuze bariho barinjira mu bucuruzi, barahatana, barashakisha, barashyiramo website, bamwe barakora online, abandi bakajya ku butaka, abandi usanga umwana w'umusore nka Peter afite umurimo i Bugesera yarahingishije, amafaranga akuye muri iyi kamera ye agahingisha akamwishyuza 300, n'iyi kamera akayikora 200, 300 naho kayuzuza akageza 600, ukabona arashobora kubaho. Noneho tukongera tukaza tugasubiza ikibazo hehe muri Minecofin, tugasubira n'ikibazo no muri banki nkuru y'igihugu. Ni gute bamanaginga inflation, uburyo ifaranga ry'u Rwanda ridata agaciro? Ni gute babalansinga export na import, uburyo ifaranga ry'u Rwanda rihorana agaciro? Ni gute ubundi tubona amadovize mu gihugu tugashobora gucuruza birushijeho? Noneho natwe tukaba open mu bucuruzi, akaba open competition. Ikiri ngo bureba abakozi benshi bakora nk'aha ngaha, ni abakozi nk'ubu tuvuge ahantu twicaye, it's a kind of a pub, a bar, a what? It's a restaurant, it's a bar, it's a coffee shop. It's a coffee shop, yeah. Ushatse wanavuga ko harimo na recreation park. Yego, na recreation park. Yego. Ariko wabonye ko batangira business ari uko nka saa 11 zigeze. Hariho regulation bivuga ibitegeka. Yego. So regulation hariho ivuga ngo abantu batangire saa 11, bafunge saa 7. Bafunge saa 7. Uwo muntu ntabwo wamubwira ngo uramuhemba ukwezi gusa, kuko nawe uvuga ngo uramuhemba ukwezi, muhemba umushahara ukwiye, wamukoresha kuva mu gitondo. So
ikindi kibazo dufite ntabwo hariho umushahara fatizo ku isaha, icyo ni ikibazo. ariko smeg yo ni ikindi gikomeye cyane, icyo cyo tuzagishakira n'umwanya tukiganireho. Sinzi ko mu bihugu nk'u Rwanda byashoboka. Byashoboka. Explain how byashoboka. Umuntu ufite business igitangira nk'iyi ku buryo yamubwira uti ugomba gutanga aya mafaranga ku isaha, byatuma unemployment rate yizamuka ahubwo. Ese utekereza yuko uyu muntu uri aha ngaha nyiri business, utekereza yuko kubera nta mushahara ufatiza uriho ahemba abakozi be make? wowe bitekereza ute? Ntekereza ko ari bageninga akareba amafaranga atamugushamo. Nari nkubwiye ibintu by'umushahara fatizo ku isaha. Ntabwo ahemba make, kuko ahembwa make ntabwo wagaruka gukora. Ni ukuvuga hagiyeho uburyo utekereza ko hagiyeho umushahara fatizo ku isaha byatuma ahendwa, umukozi amuhenda? No. Kandi buriya umukozi ukora ku isaha biroroshye no kumuevaluating. Ntabwo ubona umwanya w'abantu bicaye bakora ubusa. They need to prove that every hour is accounted for. Buri saha ukoze igomba kuba ibyara umusaruro. Bivuze ngo banakora neza bagatanga n'umusaruro uhagije cyane. Ikindi hakaba nka tipping policy. Buriya tipping urayumva? Tipping ndayumva. Gutipinga umukozi. Tip bahita gute mu Kinyarwanda? Tip ni nk'ishimwe ushobora guha umuntu kubera ko yakwakiriye neza. Yego. Iyo nko muri US irahari n'ibihugu byinshi by'Uburayi, uburyo umukozi akubwira agiye ntumembe ku isaha ndahembwa tip, kandi akaza arusha cyane umushahara. Anatanga serivisi nziza kugira ngo ya tip cyane. I agree. Hari ibintu byinshi dukeneye gukora muwazane kuregulatinga. Akabari gafungurwe saa 11 gafunge saa 7, abantu babe batashye. Amasaha n'aya abantu babe baryamye, amasaha n'aya abantu babe bagona, amasaha n'aya abantu baba babyutse, amasaha n'aya abantu babe bagiye muri dushe. Why? Bo bazakoresha umutwe wabo ryari? Iyo uganira n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi zikubwira ko ari umurongo u Rwanda rwafashe agahugu umuco akandi wako, ugatanga nk'ingero wenda kuri za Uganda na za Kenya, barekura ubucuruzi mu muhanda abantu bagatanga ibyo kurya no kunywa mu buryo bworoshye. Ntabwo nshyigikiye ibintu by'akajagari, kubera ko akajagari byanze bikunze kabyara insecurity, umutekano muke, kandi ndi so sensitive ku mutekano. Reka tuvuge bwa Uganda, general Foster General, abantu baraje kuri moto baramurashe, polisi yarashatse na intelligence babuze wabikora. Icyo ni ibiki? You shoot a general and you walk away with it. Ejo bundi mu Rwanda aho si bishe umukozi wa RIB bamuteye icyuma mu mutima. Ariko urumva uwo ni umukozi wa RIB? Atandukanye na general. Umukozi wa RIB bamugereranya na general? Man, sinzi ibintu umwe ariko birakaze. General aguze general? Man, uzi ko general yajya mu ishuri akiga akagera PhD, ariko PhD holder byamugora cyane kuba general. I agree. General na perezida bamutiye. Ariko ibyo ni ibiki? General. Do you know that most soldiers, uzi ko abasirikare benshi bakora igisirikare cyabo kuva mu busore bwabo bakarinda basaza batageze ku ipeti rya general? Urabageranya n'umukozi wa RIB batereye icyuma muri karitsiye? Wanyuze kukubwira ko insecurity haba hari ibintu ngo birakaze, nanjye niba ari icyo bazaniye kafata. Umuntu udatiyeje nawe buriya ni we maniye. Uraseka general? Foster General nta nubwo bakwiye kumuvuga ngo useke, wakagombye guhinda umushyitsi. General
in Rwanda we have like 5 or 4 uravuga Foster General hariho na 3 star na 2 star kandi bose ni abagenerozi. n'abageno nuki ubona general anyuzeho gusa Mm. jya wigira hirya jya wigira hirya Yaba brigadier general, yaba major general, yaba apfa lieutenant kuba ari general general na general. Mm. Bibiliya iravuga ngo abakwiye kubahwa mu bubahe Abakwiye kuba batubahe abajenerali, reka tubahe icyubahiro cyabo tunabashyire ku ruhande. ntuzongere no kumugiranya n'umukozi wa RIB ntuzongere Okay, I take that back. Hanyuma dusobanurira ukuntu urabona uriya mugabo secretary general wa RIB witwa Jano eh, he's a colonel he's not a general probably he was promoted urafata by the staff we wo ku murenge ndakikobora icyo cyaha Okay, I took it back. ugomba kukigurira fatikoli Bayiguhe. iyo ngiyo rwose icyo ngicyo sa Oh yeah, oya uranutse cyane winyobya. yasiga uyobya ahubwo uranutse Njyana mu murongo twari turimo. turawusubiramo ariko aho ngaho niho uguye ku murongo bibi cyane uburyo nibyo natekerezaga byose urambwiye uti hari ibikorwa by'akajagari biba sibyo, umuntu ashobora kuza ku bodaboda akarasa agenero muri Uganda kuza kuri moto bakarasa generali mbisi bakica n'umushoferi se bihuriye hehe no kuba wafungura ikibuga abantu bagakora, abantu bakeneye ibyo kurya bakaba banabibona. Reka hari abantu bavuga bati nubwo tubona naho turya kuko resitora ihari ya make ni 5,000 se hangangaha aho turi wapfa kuza ukicara ukarya gusa mufite magana mu marange hariya duza a wonderful place, hahinduye ubuzima bw'abantu pe. Hari ahantu ni heza nta cyane. kintu bwakoze ni uko hazanye serivisi zari zisanzwe Nyamirambo zibonerwa ahantu hamwe kandi hafite isuku. I like it. Byakozwe mu buryo bw'u Rwanda. Bashatse kubikora Gisementi biranga. Gisementi barahomba. Babikora hariya mu mujyi. Byaranze mujye mwemera. Buriya ubu iyo ugiye gutereta umukobwa umushaka w'umugeni akakubwira ati uby'urukundo ntabwo mbyemera ariko twakwibera inshuti aba yakubera biba byanze biba byanze yego ntibijya byanga mwe kujya mwensisa na gufungura ikibuga ni ukugira ngo ni ikibazo gusa cya polisi bisaba barasaba gushyiraho polisi ziri right bakazihuza. Uranyumva? Mu guteza imbere ubucuruzi birasaba guhuza polisi ishinzwe iby'umutekano no kureguletinga iminywere y'inzoga, ikajyana na polisi yo guteza imbere ishoramari, ikajyana na polisi yo guprotekitinga abacuruzi, ikajyana na polisi yisoresha, bikajyanirana uburyo umucuruzi yumva ari protected, yumva yuko nushyiraho ino tafari ukarishyiraho n'iri birakora keretse nubura ubushobozi buke ari we wabwibuzemo. Nicyo kibura gusa mu Rwanda. Ikindi ugafata na polisi yo kureguletinga akaba ariyo woroshye, ukanga ko bikorwa in a disorderly way, ariko ubucuruzi bugakorwa. Business must happen. Business igomba gukorwa byanze bikunda. Mugaturukira tugana ku musozo, ikivuga ku bantu bakora business bavuga bati kwikora biragoye kubera ko hari impamvu nyine twari tuvuga impamvu bavuga ngo biragoye ariko impamvu twazivuze reka nkukomoze ku yanyu bavuga bati harimo abantu barimo hagati na hagati bakomeye, abo bashenerale bavugaga bagiye bafite izindi business zimeze nk'izacu bakitambika izo dukora. Icyo kintu kidusobanurire turebe n'ukuntu ukuri kwacyo turebe, ariko ntabwo ntekereza yuko bafata akabari kawe ngo kubera ko harimo music iri loud ngo akajenerali ngo music iri loud bayireke gubivuga. I don't think so. Icyo cyo ntabwo nyizi. Ariko attention, hari igihe baza bagafungira umuntu ngo ari gukorera mu nzu itari yo gucururizamo. Wese wiyikorera inzu yo it is okay for me, it is fine. Nimba itegeko ari gukorera mu nzu itari yo kubamo wiyikoreramo. Noneho ariko sinjye kunywera mu kandi kabare ngo nicare mu nzu yo gukoreramo
I mean yo kubamo banserivemo kandi hari aho mvuye uyimenya ute bamfungiye inzu yo kubamo n'inzu yo gukoreramo iyo baje kuregiretinga se ntubibona ubimenya ute urabona uvuga ati inzu wowe barakubwira ugiye bati wowe ugiye kunyweramo "Hmm, wamenya ute ati inzu urayibona ni iyo inzu gucuruza yo kubamo urayibona uyibona ute nyine urayibona kuko ubu hari aho wagiye bakakwereka inzu yo gukoreramo I mean inzu yo kubamo bakoreramo ugasanga iyo nzu ni copy paste y'ahantu ugiye yo bayikoreramo kandi ahandi barahafunze kambaze nkukosore Mm, inzu yo guturamo n'inzu yo gukoreramo ni icyangombwa usaba mhm, ushobora no gufata inzu yari iyo guturamo ukayigira inzu yo gucuruza mm. ni icyangombwa barahindura tayito n'imisoreshereze yabyo ihinduka It's okay. that's it naho kuza Gusa ukayireba yuko iki dizayininze nk'uko izu baturamo zidizayininze utuyugu yarakora mu nzu yo guturamo wakwibeshya mm, mhm. That's why I'm not going to wrestle you on that. oye icyo cyo Oh, ni cyo ndashaka it's a problem of education no kumenya ubundi inzu yo guturamo n'inzu yo gukoreramo ubucuruzi bitandukaniye icyangombwa wasabye wubaka ni ikiki ese ushobora inzu yari iyo guturamo ushobora kuyihindura inzu yo gucuruza yes baye gusubira muri randi ukabisaba n'umujyi wa Kigali bikarangira nta yindi myubakire ibayeho nta ngo hantu bihuriye no kuba inzu ureba iburyo cyangwa ibumoso okay. nta hantu bihuriye Mm, So, icyo ngicyo nacyo tukire ikintu kirimo abashyirari yenda baba bacuruza kuko nabo ni abantu ariko ikibazo cyaba mu gihe baba favored abandi ibyo sintekereza ko bihari kandi ntekereza ko naho byaba biri byaba byari by'abayobozi b'ibanze ariko iyi leta jirani nubwo akomeye iyo akandagiye ku itegeko bamutwara acurama ibintu biba bikaze hari itegeko naryo ni generali ku bwako wasa wari twumvise se mu minsi ishize wari ufite akabari hariya ngo yambuwe ngo n'umukoroneri hanyuma agatanga ikirego bakakamusubiza pfa kuri ibyo ba generali muhire niba bamfatiye mu tubari twabo banywa igihe cya covid sikuru babajyanye na ibinge ibigira ni fosita genera muhire ni firisita he's a retired general ariko retired genero ntabwo ajya ritayarenga that's stupidity ibyo barababeshya genero does not retire mu mateka y'isi genero doesn't retire nta general ritayarenga ukenewe umwenda asubizamo at any time ukenerwa noneho kuritayarenga ahubwo nibwo uba ugihuye n'akazi kenshi nibwo uba uhuye n'akazi kenshi how hari ubwo usanga hari ibibazo mu ntara bidasobanutse bakakohereza agenda ufashe uriya gavana ibintu bijye ku murongo ukagenda icyo kibazo ukabikemura hari ibibazo by'umutekano mukabikurikirana hari ubwo banaguhamagara na minisiteri y'ingabo bakugisha inama of course yes hari n'ubwo bakubwira bati akurabizeye genda urebe misiyo ya Cabo Delgado urebe ni ibiki bigenda neza ni ibiki bitagenda utugira inama aragenda kandi ntabwo agenda yambaye sivili na UN urabona Romeo Dallaire he had retired UN irabakoresha general doesn't retire retirement ya general ni ugupfa ariko those guys baba barakoze by the way baba bakwiriye the praise barakomeza bagakora ushobora kuguhindura ugakora in civilian ariko ugakomeza ukora ariko tukaguherezaho akanya gahagije ko kuryama no kwita ku muryango wawe niyo retirement wari umukomeje ukomoza ngo mu bihe bya covid nabo sana itegeko mu Rwanda riba rikaze jewe muri make soza izi policies zose zijyana zifite aho zihurira n'umuntu washoye imari ye w'umunyarwanda agashinga ubucuruzi bwe kugira ngo atere imbere
zigomba guhuzwa zigakomatanywa zikaba harmonized kandi agafiriga protected akinanirwa umuntu akananirwa gucuruza kuko byamunaniye yabuze talent cyangwa ubumenyi ariko nananizwe n'ibi ngo environment biri aho ngaho isa nk'aho ikakaye. Reka dusoze mugabo, mu gusoza hari icyo ubona biramutse nko mu Rwanda for example ubukene buri close to 40%, ubukene bukabije buri kuri 16%, ikibuga cya business kiramutse kivanywemo ibihato birimo, hari icyo byafasha mu korohereza imiryango y'abantu bakeneye n'abantu bakeneye bikabije kuba imibare yagabanuka cyane. Abantu benshi bakwishyira muri business, ariko n'ikindi kibazo nanone kinahari mu Rwanda nacyo ntekereza kigomba gukorwaho. Abantu benshi ntabwo bari muri money economy. We need to make sure people are in money economy. Umuturage akora akantu kariko kose kaba gatoya ariko akora ku ifaranga. Umuturage ntarara adakoze ku ifaranga, harabamara n'umwaka rwose nashaka abakoze kuri sengs ariko ntarara adakoze ku ifaranga. The more we bring the community. How? Sobanurire umuntu akora money economy, ubwo ni economy byasaba kwisobanura. Ntabwo bigoye n'ubwo ubushize niba bitagoye bisobanura. Ubushize twarabiganiriye I remember, ariko ntabwo tubizi ko abakurikiye kino kiganiro bakurikiye icyo ubushize. Ntabwo nahora nsubira mu bintu. Reka tubahe assignment bajye kuri Google kubishaka. Babishake mu kiganiro cy'ubushize. No worries. Urumva mu Rwanda honyine yenda reka mbarobesheho gato, mu Rwanda na Uganda no mu Burundi na Tanzania na Congo niho hakiri abaturage bashobora kurya ukwezi kugashira batarakoza amafaranga mu ntoki. You cannot eat without money. Egereza ubucuruzi butuma umuturage agera ku ifaranga kugira ngo arye yageze ku ifaranga, ni nabwo atera imbere. Abenshi ubwo babura badakora ku ifaranga barahinga wenda bakatunzwa n'ibyo bahinze. N'abandi b'abasore ava kwa anti kurya akajya kwa anko akarara kwa onkle paternel, saa sita akarya kwa onkle maternel. Ibyo bintu bigomba guhagarara. And there should be a policy ituma abaturage bakora utuntu. Nubona muri iriya polisi y'inuza ya VUP, umurenge VUP, umurenge program, iriya ituma habaho umuturage akora ku mafaranga akana akora kose. Akakubwira ati twebwe twari tugeze ku icyenzeri turabishyuza amacenzeri 5. Umuturage watangiye kuvuga icyenzeri yabaza ibintu cyo gukora. Yego. Ariko birahura n'ubundi n'ibindi bigeze kuvuga kuri politiki y'ubuhinzi n'ubworozi, batume haboneka abantu b'investinga mu buhinzi, baha akazi abakora muri ubwo buhinzi, babaha amafaranga. N'abahinga bahinga ibyo kurya ariko bahinga n'ibyo kugurisha. N'ufite inka ye gushimishwa n'uko inka ze zikamwa amata ahubwo agurisha n'amata. Money is needed. Money economy irakenewe. Mugarika ngushimire. Murakoze cyane. N'ukuri nawe wakoze cyane pe.